arambwira ati bari abakobwa ati nakubwira umubare w'abantu buri nimugoroba basa mu mageto y'abahungu ati ndubone bambaye amakanzu meza n'amakanzu meza ati n'abahungu ati nitwege twirirwa tuyabagurira kandi isaha umusakeho niyo umubonera tekereza mwabarukore mureke dukorera isi ngabazagira ute ngabazayiva mu dukorera ijuru ngabazagira ute haleluya Yesu nashimwe haleluya abari maso haleluya abakunda ijambo ry'Imana haleluya dushimiye Imana itwemereye kubonekana muri iri teraniro muri iki gitaramo Imana nihabwe cyubahiro ndavuga ari kubw'amaboko ndavuga ari kubw'imbaraga kuko ni kubw'umwuka w'Umwami Imana tugiye gusoma ijambo ry'Imana ntabwo turaza kure y'indego y'iri teraniro cyangwa y'iki gitaramo tukimara kumenya ko turi bubonekane muri iki gitaramo natwe twasenze umwuka wera aduha ijambo tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya mbere igitabo cya mbere cya Petero wa mbere turasoma ibice bitatu ku murongo wa 12 haravanga kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba turasoreza ku murongo wa 13 haravanga mbese ninde uzabagirira nabi nimugira isaka ry'iki n'ubundi dusoma ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 14 haravango nzabonwa namwe niko Uwiteka avuga haleluya haleluya ko mwahoze mu mwuka mwinzi mu ijambo ry'Imana umwuka mukawuvamo muracyamurimo Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 14 haravango nzabonwa namwe niko Uwiteka avuga aya ni amagambo Yeremiya Isiraheli bari Babuloni bari mu bunyage Yeremiya aragenda arabahanurira ababwira uko Uwiteka Imana yamubwiye arababwira ngo namwe muzambona haleluya nimunshakana umwete muzambona kandi nzabonwa nzagaragara nzabiyereka ariko dusomye ijambo ry'Imana muri Petero wa mbere ibice 3 ku murongo wa 12 haravuga ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi Yesu ashimwe mwari muzi ko Imana ifite amatwi Imana ifite amatwi Imana ifite amaso Imana ifite amaguru Imana ifite amaboko ingingo zose Imana irazuzuze ariko ijambo riratubwiye ngo amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi kandi n'amatwi ye ari ku byo basaba haleluya ijambo riratubwiye ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugira isaka ry'ibyiza se ninde uzabangura mu maboko narabafase ngabakomeza reka mbatangarize ko umukiranutsi w'Imana ararinzwe Yesu ashimwe
nahoze ndiba uburyo turwimbaza ndavuga ngo yabaye ari bishoboka ari ibyo nashobora nifuzaga ko twese hatavuyemo n'umwe twazahurira mu ijuru. Namwe marabyifuza? Haleluya. Uzi ko mu ijuru tuzahimbaza kuruta guca? Uzi ko mu ijuru Yesu ashimwe, uzi ko mu ijuru ngo Yesu azaterura akaduhereza? Mwari muzi ko mu ijuru ngo hazabaho kubazanya, ngo Yesu akavuga ngo aba ni babandi. Haleluya. Aba ni babandi baretse bya bindi byose ku bwanjye bakangurikira, ngo Yesu ngo azavuga ngo rero ngo Imana, mwari muzi ko ngo n'Imana izaririmba? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Murahimbaze mutuma ngumbura ijuru, mbita ndikumbura. Ariko niba ari ikintu kibabaza kikandera n'agahinda, ni ukubona umuntu ahimbaza Imana gutya ariko ndaziboneyo. Namwe birabababaza? Muza mubitekerezaho? Yesu ashimwe. Haleluya. Nase ndekereza ndavuga ngo nsingiye kuntu abarokore tuvunika, uburyo abarokore tugira byinshi tureka, uburyo abarokore tugira byinshi dusiga, umuntu atagiye mu ijoro. Abantu baturutse itumba mugire gutya. Yesu ashimwe. Kugira mugere hano mwateze amafaranga yanyu, saa yanyu mwateze. Yesu ashimwe. Mwateze amatike, mwafasa amafaranga yanyu, mugerekaho n'igihe, mugeretseho no gukoresha n'imbaraga zo guhimbaza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ndifuza ko twaba bakiranutse. Hari umuntu umwe ngo wigeze gukora agakora ibintu byose, ariko ngo ku munsi wa nyuma, Yesu ashimwe, sinzi kuntu ndeye iyo mbagaze imbere y'iteraniro ngoro kumwuka asaka. Amen. Haleluya. Habayeho umugabo ngo yitwaga Ndabwenge. Uyu Ndabwenge ngo yakoze imirimo yose ishoboka, ariko ngo umunsi umubano umwe ngo ageze ku irembo bamubaza urwandiko, yisatse abona kambere. Amen. Ubundi nje nifuza ko twahimbaza Imana guca, ariko mu mitima yacu harimo inzira zizi Siyoni. Haleluya. Ntibizarangirira hano mu isi gusa, ntibizarangirira hano muri kaminuza gusa. Mwari muzi ko kugira ngo ugere itumba wabanze kuva iwanyu? Yesu ashimwe. Wavuye iwanyu ugeze ku kigo barakwakira, tuzimuka mu isi tugera iwacu, aheza twubakiwe n'Umukiza, ku Mana yacu hari amazu meza, yubaka n'isuku tutarabo, niho iwacu, n'ubuturo bwiza tuzahora. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Se muracyahari? Uyu mugabo Ndabwenge
nzamutekerezaho cyane. Yakoze imirimo yose ishoboka, ariko mbabazwa n'ikintu kimwe, ngo ageze ku irembo abwirwa ijambo rivuga ngo ntabwo twigeze tukumenya. Ariko kubera iki ndabwenge yabwiwe ijambo rivuga ngo ntabwo twigeze tukumenya? Reba kuntu twawese duhimbaza Imana. Ibaze aka kanya korari sube yari itumba, mugasanga hari kuri Nyirangarama hariho bariyeri ivuga ngo ndakurenga urugendo rurangiriye. Yesu ashimwe. Byababaza bigatera n'agahinda ubwiwe ngo ntabwo twigeze tugira ute. So waba ari umubabaro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Baza mugenzi we ngo ubundi mu ijuru urazwi? Akubwiye ngo iki? Yesu ashimwe. Turi ku ijambo rivuga ngo muzambona nimunzakana umutima. Ubundi se Imana ibonwa bigenze ute? Ubundi se abantu basaka Imana baba basaba ati ni banduki, ni bande? Imana ni byiza ko tuyishaka. Abisirayeli bayigeze kuba bari i Babuloni, ubundi buntu bahanuzi Yeremiya yarabazaniye, ariko ngo bari i Babuloni, bari mu gihugu kitari icyabo, bari mu gihugu cy'ubunyage, ngo baragenda bibagiwe ko bari mu gihugu kitari icyabo. Ariko Imana ibwira Yeremiya, irambwira ngo Yeremiya, genda umbwirire ubwoko bwanjye buri ku mugwa w'i Babuloni, ubabwire ngo nibanzakana umutima wose nzabunywa. Yesu ashimwe. Gusaka Imana ntabwo biba mu makorasi gusa. Kuko umutima ubona Imana umeze uti, ni umutima urimo gukiranuka. Haleluya. Umutima urimo kugira ute? Gukiranuka. Mu ijoro ryo kuwa kabiri nasakishije Imana ndayibona. Narayisakishije ndayibona. Reka mbabwire, Imana iyo yisakishije umutima wose ukabanza gukiranuka, warangiza ugafata umwanya wo kuyishaka, urayibona. Haleluya. Urayibona. Kwa kabiri nari mfite amasengesho ya korari. Nabwiye korari ndabagira ngo ni gute twasaka Imana twarangiza ikatwiyereka natwe tukayibona. Barambwira ati gatubwire kuntu turi bubigenze. Ndabwira ndi uyu munsi ni kuwa kabiri, muze duhurire ku rusengero mbabwire kuntu turi buyisake. Haleluya. Muri korari dufitemo abantu bahora baza gukora ngo amaperime bagatsindwa, baza bavuga ngo bahiye. Nze barazaga bakambwira turabizi ati twahiye. Ngareba ngabona mbona ndabuse ukuri wowe wahiye gute? Yesu ashimwe. Kwa kabiri baraza mu rusengero, ndababwira abantu bagiye gukora bagasha, mubanze muze. Ndababwira ngo ubundi kumbere yuko musha habanze gukorwa iki? Ubundi mbere yuko mugenda se habanze gukorwa iki? Barambwira ati se ukugenda twabanze nyine kwiga amategeko y'umuhanda,
turangize dufata kode baduha igihe cyo kuza gukora. Nabwe oya ndabwe ari byo nshaka, habanze gukorwa iki? Yesu ashimwe. Ubundi se mbere yuko uyisaka, mbere yuko uyisakana umutima wose, habanze gukorwa iki? Ubundi uyu mutima kugira ngo Imana iwugeremo, uyu mutima kugira ngo Imana iwuturemo, habanze gukorwa iki? Barambwira ati nta kindi cyabanze gukorwa usibye kwiga amategeko yose. Ndabwira hari icyo mwasize. Haleluya. Ndabwira hari icyo mwasize. Mwagiye kwiga ibyo byose ariko mwibagirwa igituma Yesu aza. Haleluya. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, amatwi akaba ku byo bagize ute basaba. None si niba amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ubwo abatari abakiranutsi ikibariho ni igiki? Ikibariho ni igiki? Amen. Amen. Ndabaganiriza, tumaze kuganira, ndabagandigaho mubanze ibanza. Babakuze ikibanza, ndababwiza ukuri ko kuwa kabiri saa 7 z'ijoro niho twavuze ngo abantu noneho mwagiye kuza gukora, mwarangiza mugasa, ubwo tubanze gukora ikibanza, ngaho noneho nimugende muze gutora amagategori musaka. Nta nubwo twabisengeye, twaravuze ngo kubera ko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ntabwo turi bubisengere, mugende muze gutora amagategori. Nidutaha muze mbereke message batwandikiye nijoro, bagiye biri bakoze zo kwa gatanu. Undi suko Imana ibuze umugisha. Haleluya. Suko Imana ibuze umugisha, huko uwe usaka umugisha urawusaka urindi. Nashimishijwe nijoro no kubona message, nakira message bambwira ngo bujya ngo uyu munsi nagiye nabona perime. Twakiriye abantu babiri muri korari baboneye perime umunsi umwe. Ubwo se mwakomera Imana amashyi. Yesu ashimwe. Haleluya. Muzanzaka mumbone nimunzakana umutima wose. Ubundi mbere yuko usaka Imana ubanza gusaka ikindi Imana ikunda. Gutsa twese turi hano tugira ibyo dukunda, tukagira n'ibyo tugira ute, tukagira n'ibyo twanga. N'Imana rero nayo igira ibyo ikunda ariko ikagira n'ibyo igira ute, ikagira n'ibyo yanga. Amen. Umutima wose. Nigute wa Imana umutima wose? Ubundi so umutima wawe uri guha Imana umeze uti? Ibi urimo ni ibi bisa bite? Ibi urimo bimeze bite? Byanezeza Imana. Amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi, ariko igitsure cy'Imana kikaba ku ngozi z'ibibi. Kanzoreze kuraka, tugiye gusenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Abafashwe n'ijambo ry'Imana, haleluya. Mu minsi yasize ngiva hano hari akantu hari gahunda yabayeho iza ariyo mu murenge. Iyo gahunda yari irimo akantu, ariko iyo gahunda hari abari bayemerewe n'abatari bayemerewe. Baraza barabarura, reka mbabwire barokore basikibanze bene data, mureke dutunge imitima yo gukiranuka. Maze iminsi nibaza, ndekereza, mvuga kubera iki? Kubera iki ibyaha bikomeze kugwira?
tugeze ku rwego no mu masepu. Yesu ashimwe. Haraho mberutse kuza ngira agahinda, ndangize umuntu arambwira, n'umupagani arambwira ati pastor, ati ndakunda utagize, atariko muri baraba hose baririmba. Wahimbaza hano mu ijuru kazagira. Haleluya. Aranganira arambwira ati bari abakobwa, ati nakubwira umubare w'abantu buri nimugoroba basa mu mageto y'abahungu, ati ndubone bambaye amakanzu meza n'amakanzu meza, ati n'abahungu, ati nitwege twirirwa tuyabagurira, kandi isaha umusakeho niyo umubonera. Tekereza mwabarukoremwe, mureke dukorera isi ngabazagira ute, ngabazayiva mu dukorera ijuru ngabazagira ute. Haleluya. Kubeki dukora ng'abantu batazahembwa. Mwari muzi ko habura kanya gake, agahe gatoya cyane, umugeni Imana ikamwezi ikamucura. Ibaze kuba Kristo azaza gutwara itorero agasanga waramaze kwanduza umwambaro w'ubukwe. Ndebera mugenzi we mu maso mubwira ngo umwambaro w'ubukwe ndabwo urawanduza. Bazambona nibanzakana umutima wose. Ubundi kwisaka ni kimwe, ariko kwisakana umutima wose urimo gukiranuka. Natase mbabaye, cyakora nahise mbamagara umuyobozi, ndamubwira ndi ba nyira runaka ndasaka kuzaganira n'abakobwa gusa. Ntabwo mvuze aho hantu, ntavuze ndi ndasaka kuzaganira n'abakobwa gusa, usabambamagarire. Nigeze nganiriza nzenda umuyobozi w'urubyiruko, nigeze nganiriza urubyiruko nyoboye muri paruwasi yacu, ndabaganiriza nababwira ndi ni iki gituma umukobwa aza gusambanira 5,000. Ndabaganiriza ndababwira ndi umuntu uzongera kwifuza ingweto cyangwa agakanzu keza akabona kukabona ari bukabona rukavuye gusambana, azazambwira ati ndi kumva ngeneye ikanzu, kandi kugira nyibone bisaba kubanza kuza gutanga umubiri wanjye. Nzewe nzemera nzohoke mu nzu mbamo, mba mu rugo nzenyine. Narabagenda nzemera mve mu nzu yanjye mbite ngondesa amezi 3, ubundi tukugurira ibyo ushaka, ariko nduze gutukisha Imana. Barukuri mwari munsi ko hano hanze ababazi, hano hanze barabazi, barabapagani, baratwita ngo n'abapagani, barabazi. Kuriya saa 5 ubu uvuye muri geto y'umuhungu baba bari kukureba.
noneho mwebwe ubu ntabwo babibwira bano bayobozi ba sepo, ntabwo mwege baza ngo babibabwire, kuko twege ngabavuga butumwa. Iyo turangize ni twebwe uzarebe ko ndahandu nari naza ngo mbave batanyace nomero. Yesu ashimwe. Ati kuriya wavunikiraga ubusa, mwareka tugakorera ijuru ngabazagira ute? Amaso witeka ari kuki, ariko igicore cy'uwiteka kiri kuki, n'amatwi y'uwiteka ari kubyo bagize ute? Ndababwiza ukuri, amatwi y'Imana ari kubyo basaba. Ako kandu kabayeho, baraza barabarura, barenga mu rugo, barangiza barambwira ati iyi gahunda ndabwe kureba, hari abo zireba. Ndangize mbita nibuka ko iyo gahunda harimo gutanga miliyoni na magana abiri. Miliyoni nangahe? Ndavuga ndubwo miliyoni na magana abiri igiye kunzika. Mbita nibuka ko imyaka ibaye 11 ndi mu nzu ya nzenyine. Mbita nibuka ko niyo iraririze mfata amazi ngoga mu buryo bwo kuzimya umuriro. Haleluya! Bundi bamwa basore mwe, iyo marari muyazimisa amazi. Iyo umuriro wacu ugasukamo amazi, umuriro ugira ute? Urasima. Haleluya! Baziki bacu niba ari ikintu kiryoha kandi kikananezeza umutima wawe, nugusaka ukiri isugi, nugusaka ukiri imanzi. Usiko tugeze ku rwego abantu batagisakira isugi muri twebwe. Ndabapagani bakivuga ngo mu barokore habamo amasugi. Uwo muriro mwawuzimisa amazi. Hano ninde wa muri geti tabamo ikivido kirimo amazi? Haleluya. Haleluya. Bakimara kugenda, ngiye gusoza dusenge, bakimara kuva ngo iyo miliyoni na magana abiri ndabwo nyemerewe, nahise ngenda mu cyumba cyanze. Mbwira Imana, ndayibwira ngo Mana, bariya bemerewe guhabwa miliyoni na magana abiri, eza bundi hariho numvise ngo bamufatiye ku mugore wa Nduza. None ugeze ku rwego rwo gufata ubutunzi bwawe ukabusugunyira abantu bameze kuriya. Ndayibwira ndi nanje urambwira impamvu ndari bubone miliyoni na magana abiri, kandi ibikoresho byanze bikiri ibyera. Ubundi ndasaka kugira ngo hari itumba. Yesu ashimwe. Hariya itumba ndasaka kugira ngo bigere ku rwego perezida wa sepa atagutangira ubuhamya, huko weho ubwawe ukabwitangira. Kubera iki mukeneye gutangirwa ubuhamya n'abandi? Hari aho tuzagera mu ijuru ugahagarara imbere y'indebe perezida wa sepa mutari kumwe. Naragenza mu cyumba nambura imyenda yose. Icyambere cyo narindi mu rugo nsenyine, n'ubundi mba mu rugo nsenyine. Ndabwo ari kubasetsa. Yesu ashimwe. Ndangize ndayibwira ndi Mana, gahova mu ijuru uze. Kandi guca muri kubona ndi kubikora niko nabikoraga. Ndayibwira ndi manuka uve mu ijuru. Noneho nambuye umupira, nambuye ipantaro, nakakandi kabamo imbere nako nakambuye kugira ngo ndebe neza. Ndayibwira ndi manuka uze undebe, nusanga narigeze kubyanduza, nusanga ibikoresho byahungu bitakiri ibyera, miliyoni na magana abiri gagende. Ndababwiza ukuri, dore ngiki kiganze ngimanitse ndaheraho mu rusengero. Imana yaramanutse irazi ikora isuzuma bumenyi,
isanga ndi kuva yavuka ndarabyanduza ndabwo kuva navuka. Haleluya. Kuva navuka Imana yarazi ko risuzuma bumenyi, irabireba neza, irapima, imaze gupima isanga usibye no kuba byaranduye niyo hagize umuriro waka amazi gaba ganyegereye. Kambabwira ikintu cyahise gikurikiraho. Imana ikimara gusanga bikiri ibyera, bahise bakata baragaruka barambwira ngo dusanze nawe 1,200,000. Yesu ashimwe. Abantu bazi muri Mbyo mu Bugesera mugire gutya, abantu bazi ahantu bita muri Mbyo, ubu tuvugana ya 1,200,000 twongereyeho ubu kubera ko ibikoresho bikiri ibyera. Kuba ibikoresho bikiri ibyera byambeseza ahantu hitwa muri Mbyo. Ubu nanze mfite isambu muri Mbyo, subwo mwakomera Imana amashyi. Isambu ikomotse kuki? Hagira umuntu bimbwira isambu ikomotse kuki? Hari uwahaguruka akabimbwira isambu ikomotse kuki? Ku bikoresho bikiri iki? Iyo ugira ngo byaranduye nari kuyabona, muhaguruke dusenge. Yesu nashimwe. Iteka ryose iyo ndahantu abantu batekereza ko kuba ari ukubaseca, kandi njewe ibyo mvuga mba ndi seriye. Reka mbabwire bene data n'abashiki banje, simbizi niba muri kureba aho isi igeze. Ba papa batubyaye, ba mama bo bababyara bagiraga imyaka y'ubukure, akabwira papa ati papa nakuze, bagahita bamukatira munsi y'urugo cyangwa bakamuha umurima ahantu runaka. Simbizi niba muri kureba, yemwe barokore, twebwe urwego tugezeho ndabwo tugitegereza ibibanza kuri ba papa batubyaye, kuko ndani bigihari. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ijambo mvuze muraryumvise? Nabwiye abantu ndababwira ngo hajya igihugu cyacu gifite uturere tungahe? No turere 34 n'umujyi wa Kigali wa 5. Ariko muze muri bakunda igihugu cyacu atari kinini cyane. Yesu ashimwe. Reka kandi ngababwire kuko umwuka mbwiye ko ngomba kuko ababwira, ubundi dusenge. Ndababwiza ukuri kuri mu mutima. Amahigwe asigaye, urubura burizo rusigaye, nubwo abakiranutse. Gutya mwicaye mwese simara abanyeshuri, abantu basoze mugire gutya. Kumutinya kumanika, ndabona mo babiri gusa. Yesu ashimwe. Hano hanze muri kuhabona ute? Rose uri kurangiza ugahita usohorera mu kazi. Nigeze kuba turi hara muri arena, ndebye abanyeshuri barangize uko bangana, ngiye kumva numva ngo mu gihugu cy'u Rwanda ngo harangiza abanyeshuri ng'ibihumbi ndeba none igihugu niba gifite uturere 30 n'indere nye n'umujyi wa Kigali wa 5
none akaba yarangiza abanyeshuri 5,000. Bwira mugenzi we ngo wakiranuka. Reka mabwire, mugiye kuva ku ndebe y'ishuri, mugiye kuza hanze. Nimugera hanze niho muzamenya agakiza, niho muzamenya inyungu ziba mu kugira ute, mu gukiranuka. Nda kibanza papa wakikubikiye, nda sambu mama wakikubikiye, ubu aho tugeze dutegereze kubwira Imana ngo Mana ibyo papa na mama batambaye bimbi, kuko bagombaga kugwa bahagurishije uri kwiga, ibyo bagombaga kugwa babigutakazeho ku ishuri, nabo bategereza amaboko yawe. Kugira rero ngo uzabere umuryango wawe andi maboko, nuko ugomba kugira ute, gukiranuka. Tugiye guseka. Mbese Imana uri kwisakana umutima wawe wose? Mbese amaso y'Imana akuriho? Cyangwa igicure cy'Uwiteka kiri kuri wowe? Yesu ashimwe. Kambasa bisogonda rimwe, mwe mwicaye isogonda rimwe, mwe mwicaye. Yesu ashimwe. Ndasaka kugira ngo undebere mugenzi wawe mu maso, umubwire ngo nonaha Imana imanuke muri iri teraniro. Waba umukandida wo kugenda? Nusanga utaba umukandida wo kugenda, uhita uhagurukira aho uri. Nusanga ushobora kugenda, aka kanya imbanda ivuze, turi muri aya materaniro, muri iki giteramo imbanda ivuze ugahita ugenda, ukomeze wicare. Nusanga utahita ugenda, uhita umenya impamvu yatuma utagenda, uhagurukira aho uri. Nahawe ubugingo buhoraho bwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinziye mu mutima wanjye, kandi yanzize mu butwa. Nezezwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru singarengendera mu muco w'ukuri, Yesu umukiza. Reka abacuranzi batugabanyirize ku byuma, turirimbane iki gice kivuga ngo umukiza ne wanguye mu byaha. Nihangane ndi mucuranga, Imana ibaho umugisha. Umukiza niwe wanguye mu byaha, tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana. Reka mbabwire bashiki banjye bene data, nta kintu bimaze kuba twahimbaza icyuya kikagwa, ariko ushobora kugenda aka kanya ugasohorera muri gihonomo.
muririmbyi yararirimbye ngo iyo migisa yose mu gakiza cye nayihawe ari uko maze kugira ute kwihana ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Mu gihe utari wihana ibyaha, mu gihe utarakiranuka ku cyaha runaka, usoreka no kuza guhagarara hano ngo uhimbaze. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Ntabwo nataye intego y'igitaramo, ni mu nzakana umutima wose nzabonywa. Ariko abantu basaka Imana ni bande? Abantu basaka Imana barasaba ati kamabwire basiki banze mureke dukorera Imana dukiranuka, tutinye cyane igisa naco. Imana nayo itaduha ibyano mu isi, wenda nibura izatwihera ubugingo. Mana mu izina rya Yesu, twebwe ng'abana bawe, abagaragu bawe b'imburamumaro, tubonekanye imbere y'amaso yawe. Twumvise ubutumwa umugaragu wawe Yeremiya yatumwe n'Imana. Imana iramubwira ngo Yeremiya, genda ubwirire Abisirayeli iteraniro ry'abasore n'abakobwa, iteraniro ry'abagore n'abagabo n'abana batoya, ugenda ubasange ku mugwa w'i Babuloni, babwire ngo abantu bansaka bagereke kunsakana umutima wose, beko nanse mbemereye ko nzabonywa. Iri teraniro Mana usibye ko riteranira hano muri uyu mugoroba, turakwinginze nugirire imbabazi basiki bacu, ugirire imbabazi bene data, ugirire imbabazi riteraniro ryose, ugirire imbabazi abayobozi ba sepu, ugirire imbabazi Imana. Girira imbabazi Uwiteka we, girira imbabazi abaturutse itumba, girira imbabazi perezida, girira imbabazi komite ya sepu, ugirira imbabazi abanyeshuri bose muri iki kigo, ugirira imbabazi igihugu cyacu,